Mu mudugudu w'Inyakabanda habagamo umukobwa witwaga Liyane. Yavukiye mu muryango ukennye kandi Liyane yari afite ubumuga bwo kutabona neza. Ise yahisemo kureka umugore n'abana kubera ubukene ata urugo Liyane akiri muto. Liyane n'abandi bana basigaye mu maboko ya nyina wari umukene utunzwe no guca inshuro mu mirima y'abandi. Nubwo Liyane yari umwana mwiza w'umutima, ubuzima bwe bwatwikiriwe n'umwijima ukomeye. Abana bavukana ndetse n'abaturanyi be bamuhimbaga amazina amutesha agaciro: impumyi, kajisho, forangiyehe n'andi menshi atandukanye. Ibyo byaramubabazaga cyane, akajya arira nijoro akibaza impamvu Imana yamuremye atandukanye n'abandi. Bwarakeye amazi yabuze mu mudugudu, ubwo Liyane yari afite imyaka 14. Yagiye gushaka amazi ku iriba ryari kure y'aho batuye. Aho niho yahuriye n'umuntu atazi wamushutse maze amufata ku ngufu. Ibyo yabifashe nk'igihano ahawe kuko isi yasaga nk'aho itamwifuzaga. Yaracecetse kuko atarazi icyo yakora cyangwa uwo yabibwira. Yagiraga ubwoba bw'uko abavandimwe be bazamuseka ndetse na nyina akababazwa cyane. Hashize amezi yamenye ko atwite. Ibyo byashenguye umutima wa nyina, nubwo yamuhumurizaga amubwira amagambo meza: umwana wanjye, byabaye byarabaye, Imana ntitererana imfubyi n'andi menshi. Abavandimwe n'abaturanyi bari bagikomeje amagambo mabi kandi amusesereza. Umunsi wo kubyara warageze, Liyane yibaruka abana 2 b'impanga, umuhungu n'umukobwa. Amarira y'ibyishimo yivanze n'ay'agahinda yazenze mu maso ya nyina. Yibuka uburyo ntacyo kurya bafite, uburyo ise yabataye kubera ubukene, uburyo wateye Liyane inda atamenyekanye ngo azabafashe n'ibindi byinshi. Nubwo abaturanyi be bamusekaga bakamwita amazina mabi, hari abandi bake baje kumugirira impuhwe. Abavandimwe ba Liyane baramuhindukiriye bamubwira amagambo amubabaza bagira bati: uri igisebo ku muryango, ntawe uzagufasha, wariyanduje n'ibindi. Liyane yabayeho mu mubabaro w'amagambo ameze nk'inkota ahora amuca umutima buri munsi. Icyakomeje kumutera imbaraga ni ukureba abana be b'impanga akumva ko agomba kubarwanira uko byagenda kose. Liyane nubwo yari muto, atarize neza kandi atabona neza, yatangiye kujya amesera abaturanyi no guhingira abantu ngo babone ibyo barya. Abana be yabatozaga urukundo no kutiyanga. Yabahumurizaga agira ati: nimuzigere mwumva ko mwavutse mu buryo butari bwo, kuko muri impano Imana yampaye. Ibyo yabibabwiraga nyamara umutima we ukirimo ibikomere by'ibitutsi, ubukene n'agahinda, no kuba hatereka urukundo n'abamuzengurutse. Umunsi umwe Liyane yari yicaye ku muhanda yigunze, yabuze akazi k'uwo munsi. Ako kanya haje umugore w'umugiraneza witwaga Madamu Mukamana. Uwo mugore yari asanzwe ari umufasha mu bikorwa byo gufasha abana n'abagore bahuye n'ihohoterwa. Yaramwegereye maze aramubaza ati: kuki wigunze? Liyane mu marira menshi yamubwiye ubuhamya bwe bwose. Mukamana yaramuhumurije amubwira ko atari wenyine, anamujyana iwe, amuha imyenda mishya ndetse atangira no gukurikirana ikibazo cye mu nzego zibishinzwe. Binyuze mu nkunga ya Mukamana, Liyane yajyanywe kuri One Stop Center, ahantu hiteguye gufasha abahuye n'ihohoterwa. Liyane yahaboneye ubuvuzi bwo mu mutwe bwamufashije kwiyakira, ubuvuzi bw'umubiri ngo akire ibikomere yari afite, ndetse n'ubufasha mu by'amategeko kugira ngo hakorwe iperereza ku muntu wamuhohoteye. Liyane yumvise ari bwo bwa mbere mu buzima bwe yitaweho nk'umuntu ufite agaciro. Yatangiye kongera kugira ibyiringiro nubwo inzira ye yo gukira yari ndende. Uko imyaka yagiye ishira, impanga za Liyane zakuriye mu rukundo rw'umubyeyi wabo n'ubufasha bw'abagira neza. Liyane ntiyigeze yongera kwiyanga. Yabaye isomo ku bandi bana b'abakobwa bo mu mudugudu.
abigisha kutazigera bacika intege cyangwa ngo baheranwe n'agahinda k'ibibazo byabo bahuye nabyo. Ariane yabaye intwari atari uko atahuye n'ibigeragezo, ahubwo ari ukubera ko yabyitwayemo neza kandi ntacike intege. Ubu iyo urebye mu maso y'impanga ze ubona ishusho y'ubuzima bushya, ubuzima bw'icyizere, urukundo ndetse n'ubutwari.